Nimuze mugure inzu nziza nshyashya ya etaje yuzuye aha ngaha Kicukiro ku Muyange. Ni etaje igaragara neza haba hanze ndetse no mo imbere. Ikaba ari inzu ifite umwanya mugari haba muri salo hakakira abantu benshi, muri salle à manger nayo yakakira abantu benshi. Ni inzu ifite igikoni cyubatswe mu buryo buri modern, ikaba ifite ibyumba 5, douche na toilette 5. Akarusho iyi nzu ikaba ifite space hejuru ushobora kugira nka gym cyangwa se salo yo hejuru bitewe nk'uko ubyifuza. Abantu muzi Kicukiro ku Muyange ni ahantu heza, quartier nziza igaragara neza. Iyi nzu ikaba iri kugurishwa ku giciro cya $330,000 zirimo n'ibiganiro. Reka nyibereke detail kuri detail tuyirebane. Nk'uko nabibabwiye ni inzu igaragara neza, uri hanze yayo ushobora kubyibona. Urabona ko ni inzu igaragara neza, isize amarange asa neza. Akarusho quartier ino nzu yubatsemo ni quartier nziza cyane. Urabona ko ku ruhande rwaho hari n'indi nzu gusa yamaze kugurwa. Urabona ko n'amazu ajya kumera kimwe. Reka mberekemo imbere. Ni inzu nini cyane ipavomye ahantu hose. Urabona ko parking ishobora kujyamo imodoka 3 kandi ziparitse neza. Ni parking ipavomye, ni parking ikikijwe n'indabyo zigaragara neza. Urabona ko ni ahantu hasa neza haryoheye ijisho. Urabona ko parking yacu sibyo gusa, iruhande rwayo tuza no kuhasanga jardin. Ni jardin igaragara neza, irimo indabyo zisa neza. Iyo uri kuri ino jardin nibwo uri kureba bwa bwiza bw'ino nzu. Reba design iri aha hantu, haba ku nkuta, hejuru, ibirahure biriho. Urabona ko ni ahantu hasa neza cyane. Tumaze kurebana parking, katuzamukane na stairs tujyana kuri balcony cyangwa se kuri terrasse y'ino nzu nayo tuyirebe. Tuzamukane izi stairs zijyana kuri terrasse ya salo. Urabona ko ni stairs zigaragara neza, zikikijwe n'ibirahure bisa neza, ndetse n'inkuta ziri aha ngaha ni inkuta zisize amarange agaragara neza. Urebe n'ino design itujyana mu gikari. Urabona ko ni ahantu hasa neza ushobora kuzategura ufite nk'umushyitsi cyangwa nawe uri kuza mu rugo rwawe ukaba uri kunyura ahantu hasa neza. Iyi ni terrasse y'ino nzu. Urabona ko ni terrasse igaragara neza, ni terrasse yisanzuye, ni terrasse ifite design zitandukanye. Urebye nawe kuri no rukuta urabona ko n'urukuta rugaragara neza. Si ibyo gusa, urabona ko uhagaze aha ngaha uba uri kureba parking yawe, uri kureba inzu yawe. Urabona ko ni ahantu hasa neza. Iyi nzu rero ikaba ifite imiryango yubatse mu buryo bwa aluminium cyangwa se ikozwe mu buryo bwa aluminium. Abantu bazi imiryango ikomeye, iyi ni iya mbere. Dukomereze no muri salo y'ino nzu. Ni salo nini cyane yakakira abantu benshi. Ni salo irimo amakaro agaragara neza atazagora gukorera amasuku. Akarusho amarangi asize nk'aha ngaha, urabona ko ni ahantu hasa neza, parafo nziza ya gypsum. Ahantu urabona ko hubatswe neza, ni ahantu hubatse mu buryo bugezweho. Amatara agaragara neza, urebe na hejuru design ihari. Urabona ko ni ahantu haryoheye ijisho. Reka tunarebane salle à manger. Gusa nyine aha ngaha urabona ko iyi ni salo uzategura, salo yawe igakomeza igaragara neza. Aho uri kureba stairs igana kuri floor hejuru, stairs zisa neza kandi bigaragara neza cyane. Turebane salle à manger. Iyi ni salle à manger. Ni salle à manger nini cyane yakakira abantu benshi. Salle à manger washyiramo imitako inyuranye bitewe ko urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye. Aho hose ni salle à manger. Hejuru urabona ko amatara arimo ni amatara agaragara neza, parafo ikase neza cyane, umwanya wo gusukuriramo intoki. Urabona ko hari na miruwari nziza, design nziza ku gikuta. Urabona ko ni ahantu haryoheye ijisho. Nk'uko nabibabwiye cyangwa ko umaze kumenyera, amazu mashyashya agiye afite igikoni kiri open, igikoni cyubatswe mu buryo buri modern. Mbere ko twinjira mu gikoni, reba design iri aha ngaha, ni ahantu hasa neza. Uzaciye muri salle à manger ukareba igikoni kigaragara neza cyane. Dukomereze mu gikoni. Urabona ko ni igikoni cyubatswe mu buryo buri modern. Utubati twiza dufite amabara agiye anyuranye. Urabona ko design iri mu gikoni ni design nziza igezweho. Utubati twinshi ushobora kubikamo ibikoresho byawe uko byaba bingana byose, no ko kuva hose ukagera aha ngaha ni utubati tugaragara neza. Umwanya wo kogerezamo ibyombo byawe, urabona ko harimo ibikoresho byiza kandi bikomeye. Umwanya wo gushyiraho firigo yawe, umwanya wo gushyiraho kuka yawe, urabona ko byose babibatekereje. Tumaze kurebana salo, salle à manger ndetse n'igikoni. Stoke y'iki gikoni ni gake cyane mu mazu ari kubaka ubu ngubu uzajya usanga inzu yafite stoke ingana gutya. Urabona ko ni stoke nini ifite umwanya mugari wisanzuye ushobora kubikamo ibintu byawe uko byaba bimeze kose. Tumaze kurebana aha hose muri salo, salle à manger, igikoni ndetse na stoke, katurebane n'igikari cy'ino nzu. Tugiye kurebana igikari cy'ino nzu. Ni igikari kiza gusangamo
igikoni cyo hanze kirimo amashyiga meza kandi igikoni cyisanzuye, inzu y'umukozi ndetse na dushe na toilette byo hanze, aho kumesera n'aho kwandikira ni igikari cyisanzuye cyane. Reka turebe n'ibindi bice by'imo imbere. Nk'uko nabibabwiye muri introduction, ino nzu ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5 ndetse na space hejuru ushobora kugira gym, salon cyangwa se ikindi bitewe nk'uko ubyifuza. Reka turebane icyumba cya mbere dusanga hasi, uza no gusanga dushe na toilette umuntu uri muri salon ashobora kuza gukoresha. Mbere yuko turebana icyumba, urabona ko icyumba kiri separate na dushe na toilette. Na dushe na toilette umukozi wawe yakora amasuku atajya muri iki cyumba, ndetse n'umushyitsi wawe ashobora gukoresha ino dushe na toilette. Iyi ni dushe na toilette irimo amakaro meza agaragara neza, yoroshye gukorera amasuku, shawa nziza igezweho. Akarusho shawa ibikoresho birimo ni ibikoresho bigezweho kandi ibikoresho binakomeye cyane, amatoilette akomeye, ndetse ino nzu hajya mubibona ko ibikoresho biri aha ngaha byose ni ibikoresho bikomeye cyane. Reka turebane ndetse n'umuntu uri muri iki cyumba ukuntu kiba kimeze. Iki ni icyumba cya mbere, ni icyumba kinini cyisanzuye, ni icyumba kirimo amakaro meza, icyumba gisize amarangi agaragara neza, amatara agezweho, icyumba akarusho cyisanzuye. Si ibyo gusa, iki cyumba kikaba kinafite balko nziza, balko igaragara neza, ushobora kubyuka ugahita kwicarira hanze. Tumaze kurebana iki cyumba, reka tunakomeze turebane n'ibindi byumba bisigaye. Tuzamuka next stairs tujyana kuri floor zo hejuru, aho tuza kuhasanga ibindi byumba. Urabona ko ni stairs zigaragara neza, ziriho ibirahure byiza bikomeye kandi bisa neza, amadirishya meza ndetse n'amatara atanga urumuri. Tumaze kurebana icyumba cya mbere cyo hasi, tugiye kurebana n'ibindi byumba 3 dusanga kuri no floor. Ni ibyumba 4 mu nyihanganire, aho tuza no kuhasanga chambre principale. Duhereye kuri iki cyumba, ni icyumba cyiza kinini cyane gifite umwanya mugari wisanzuye, amakaro agaragara neza. Urabona ko ni icyumba kirimo urumuri rwinshi cyane ruturuka hanze. Ni icyumba gifite balko, umuryango mwiza wubatse mu buryo bwa aluminium. Urabona ko ni ahantu hasa neza, hagaragara neza, balko ushobora kubyuka ukatujyaho. Iki cyumba gifite dushe na toilette kandi tuyirebana. Iyi ni dushe na toilette umuntu uri muri iki cyumba ashobora gukoresha, urabona ko harimo ibikoresho byiza bigezweho, shawa igezweho. Abantu muzi ibikoresho byiza, izi shawa zigezweho, shawa zikomeye. Tumaze kurebana iki cyumba, turebana n'ikindi cyumba cya kabiri. Turebane n'ikindi cyumba cya kabiri. Iki ni icyumba cya kabiri gikozwe mu buryo bwiza, n'imboga mu buryo bwiza. Urabona ko ni cya cyumba gitandukanye na dushe na toilette, aho umukozi yakora amasuku atageze mu cyumba cyawe. Reka turebane icyumba cyangaha. Ni icyumba kinini cyisanzuye, ni icyumba kirimo amakaro agaragara neza, amatara agezweho, ndetse mwabonye ukuntu hano hantu hose hubatswe, harimo imiryango myiza ikoze mu buryo bwa aluminium. Akarusho buri cyumba gifite balko. Reka turebane dushe na toilette umuntu uri muri iki cyumba yakoresha. Iyi ni dushe na toilette umuntu uri muri iki cyumba yakoresha. Maze kumenya ko ibikoresho biri muri ino nzu ni ibikoresho byiza, ni ibikoresho bigezweho, shawa igezweho uko muri kubyibonera, ibikoresho bya karite bikomeye tuzasanga ku mazu yose. Tumaze kurebana ibyumba 2, tugiye no kurebana master bedroom cyangwa se chambre principale. Iyi ni chambre principale, gusa sinakijya muri chambre principale, naberetse imiryango yo kuri ino nzu. Urabona ko ni imiryango myiza ikomeye. Turebane chambre principale. Nyiri aha ngaha urabona ko uyu ni umwanya w'urwambariro, ni umwanya ushobora gushyiramo garderobe yawe ingana kose, urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye. Tumaze kurebana urwambariro rwa master bedroom, tunarebane undi mwanya. Iyi ni corridor itujyana muri master bedroom, gusa mbere ko tubona master bedroom turebane dushe na toilette bya master bedroom. Iyi ni dushe na toilette bya master bedroom. Urabona ko ni ahantu harimo amakaro meza, ni ahantu hagari hisanzuye, shawa igezweho ndetse n'ibikoresho byiza cyane. Tunarebane chambre principale. Iyi ni chambre principale, urabona ko ni chambre principale nini yisanzuye, irimo parafo nziza, gypsum ikase neza, ni ahantu hagaragara neza, hafite balko ushobora kubyuka ukareba hanze, ukareba view ya quartier nziza yawe. Urabona ko iyi nzu ni inzu nziza cyane, bibutse ko iherereye aha ngaha Kicukiro ku Muyange. Kurebana ibyumba 3, turebane n'uno mwanya mwiza bateguye.
Uyu ni umwanya mwiza, nimvuga mwiza nuko ni ahantu hagaragara neza, uri kureba ya salo yawe, amatara meza akikije hano hantu, urabona ko ni ahantu ushobora gushyira imitako yawe, ushobora gushyiraho izindi ntebe bitewe n'uko ubyifuza, ahantu muzi kudekora, urabona ko ni ahantu wadekora hakagaragara neza cyane, urabona ko nafite n'umuryango utujyana kuri balko. Tuzamukane no hejuru turebe kuri floor ya nyuma icyo tuhasanga. Izi ni stairs nziza cyane ziduhereza ikaze kuri floor ya nyuma. Nk'uko nayabwiye, iyi nzu ifite ibyumba bitanu, tumaze kurebana ibyumba 4, reka turebane n'ikindi cyumba cya 5, aho tuze no kuhasanga undi mwanya mwiza wagira nka gym, wagira nk'icyumba bitewe n'uko ubyifuza. Iki ni icyumba dusanga hejuru, ni icyumba kinini kirimo amakaro agaragara neza, ni icyumba gifite umucyo mwinshi cyane, urabona ko ni ahantu hasa neza, balko nziza, imiryango ikozwe mu buryo bwa aluminium, urabona ko ni ahantu hagaragara neza cyane. Tunareba niba dushyira toilette umuntu uri ahangaha cyangwa se umuntu nawe uri mu kindi cyumba tubibereke ashobora gukoresha. Iyi ni dushe na toilette umuntu uri muri iki cyumba cyangwa se ikindi cyumba turi kwereka ashobora kuzikoresha. Urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye, ni ahantu harimo amakaro agaragara neza, shower nziza, toilette zikomeye. Maze kumenyera amadushe n'ahangaha, ibikoresho birimo ni bimwe, amakaro arimo ni hamwe, babonye ko ni ahantu hasa neza. Turebane indi space nziza ushobora kugira nka gym, ushobora kugira nk'icyumba bitewe n'uko ubyifuza. Urabona ko ni ahantu hanini cyane hisanzuye, umwanya mugari cyane. Reba nawe hano hantu wahagize gym, wahateguye n'indi salo, wahagize icyumba, urabona ko ufite choices nyinshi cyane kuko ni ahantu hanini cyane hisanzuye. Parafo nziza iriho amatara menshi agaragara neza, amadirishya meza atanga umucyo muri iki cyumba, ndetse n'umuryango munini ushobora gusohoka ukajya nko kuri balko hanze. Tumaze kurebana ibyumba 5, salo, salamanje, cuisine, igikari, tunarebana rooftop. Iyi ni rooftop mpagazeho, urabona ko ni rooftop nini cyane, nivuga nini cyane, urabona ko ni ahantu hanini cyane hisanzuye. Akarusho ni rooftop iriho amakaro meza agaragara neza. Design ziri kuri rooftop ni gake cyane uzasanga ku yandi mazu. Reba nawe hano hejuru ukuntu hagaragara neza, ukuntu parafo cyangwa se imbaho ziriho zituma ubwiza bwa rooftop bwiyongera. Ni ahantu hari amatara meza cyane, ni ahantu hagaragara neza, ndetse n'uburyo hakozemo urabona ko design ni nyinshi cyane, design iri ahangaha, ndetse ibirahure bikikije ino rooftop urabona ko ni ahantu haryoheye ijisho, ari amarangi asize ku nkuta, ni amarangi agaragara neza. Ni rooftop nini ushobora guhostingaho birthday parties, family gatherings cyangwa se ibindi bitewe nk'uko ubyifuza, ko ni rooftop nini cyane yisanzuye. Urabona ko akarusho ni rooftop isakaye, imvura ntizakugeraho, izuba ntirizakwica. Urabona ko ni ahantu haryoheye kuba wakicara n'umuryango wawe cyangwa se n'inshuti zawe, cyangwa se nawe ubwawe ukahicara ugafata amahumbezi meza ashobora kugeraho. Akarusho ino rooftop ifite n'utubati ushobora kugira, ushobora gushyiramo ibirahure byawe, wine, ibindi byose ushaka. Urabona ko ni ahantu heza cyane hagaragara neza. Akarusho ino rooftop iyo uyihagazeho ufite view nziza cyane, imisozi myiza igaragara neza, quartier yawe nziza. Urabona ko ni ahantu wakicara ugafata akayaga kuryohera. Tumaze kurebana ino nzu yose, haba hanze kuri parking, yaba salo yayo, salamanje nini yakakira abantu benshi, igikoni cyubatswe mu buryo muri modern, igikari kinini cyisanzuye, igikari gifite igikoni hanze, igikoni kigaragara neza, icyumba cy'umukozi, dushe na toilette byo hanze. Mwabonye ko ni inzu nziza cyane nini ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5, ndetse n'umwanya ushobora kugira gym, icyumba bitewe nk'uko ubyifuza. Akarusho rooftop ino nzu, rooftop nziza nk'uko maze kubyonera, rooftop nini cyane, rooftop isakaye hejuru, ndetse inaguhereza view nziza. Iyi nzu mbibutsa ko iherereye ahangaha Kicukiro ku Muyange. Uje kuhatura waba utuye neza, unahakodesheje waba ukodesheje ahantu heza, kuko hakwinjiza amafaranga menshi. Mwabyiboneye, ni inzu nziza ifite design nziza. Iyi nzu ikaba iri kugurishwa ku giciro cya $330,000 zirimo n'ibiganiro. Ushobora ko tuyikugezaho, uduhamagare kuri nimero ikora kuri screen yawe, tuyikugezeho. Mukomeze mukore like, share, subscribe.